ukungana ntabwo byatuma banyereza imitungo ya mama ibyo ndabyishimiye wirira umva umushamiri ati hano ngo ni kwa mama wirira uburyo kuko nyoko kurora ndabivuga ibyo ndabimenyereye maze wowe ubu se pasi wayo aho ubaye pasi wari umunezero hano nyine nibikomawa tuvuga data ntabwo yaturaze kuba abakozi ariko neza uransaba kugiza umukozi buriya nyine ni ahantu nyine uzi kwicara gusa bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma tipe we ko namutegereje namubuze kweli kuko araza kweli uyu mwavoka nawe banza nta gahunda agira ntazi yuko nkeneye kurya iriya sambu vuba vuba bigishuye ubu koko hagize undi uza akitambika ntiyaba nkoreye amakosa mwana yanjye se ndanamubona merege mwana yanjye asize ko bro wanjye namubuze bro wanjye ni umwe tuvukana bro umwe muvukana nawe nzi pe ntabwo uzi umutipe tuvukana reba igihe mwazaga mu rugo we na ba Sandara sibyo wa mutipe wasohotse mu nzu bwa nyuma nyine mugiye gutaha agiye kubasezera wandi wasohotse bwa nyuma nyine umutipe wabasezeye bwa nyuma urane bro wanjye shahu naramubuze mama ariko hari mbanza mwibuka ariko ndamwibuka gake mu isura ntago muzi mbanza duhe hari ntamumenye suko ariko hari namumenya hari simbizi ubusi wamenya yaragiye he papi ntago wayoberwa isura yaguciye mu maso gusa nyine nakundi nyine ibibi n'ibyiza byose tugomba kubibamo bidanje no mu gusenga azaboneka tuzajya twisengera Imana nyine tubwire Imana yiturebera ibyacu n'ibyejo hazaza nyine nuko nakundi se byagenda bite byigerageza nyine kubyiyumvisha bizarangira wenda harazaboneka ntabwo byashoboka yuko nabyiyumvisha cyayihangane ntukigire gutyo nasi ibintu byose ko bibaho kugira ngo byigishanye amakuru ni meza cyakuzanye n'ikibazo gito icyo kibazo cyanzanye abayobozi b'igihe banyemereye yuko nzahabwa inka mu kwezi kwashize ubundi ari mu kwa kabiri noneho iyo nka igihe cyageze sinayihawe ubwo rero sinzi nanjye kubaza ngo nimba ubiziho tuyimenye nanjye menye yuko iyo nka nzayihabwa cyangwa se ntazayibona wambwira niba ari ababyumvishe nanjye kugira ngo mubaze byonyine nyine niba ko byakunda iyo nka nayihabwa koko nimba ihari akayimereza bo utuye mu mudugudu tudunuye muri Gatungamo ntabwo musore ntabwo umudugudu wawe ari Gatungamo ni Gatongati sibyo nanibagiwe umuyobozi wariho umuyobozi Hakizimana Valence okay umuyobozi nafite ibibazo byinshi mu mutwe mbona najagaraye mana yanjye mukundebera kuko igihe nahereye ubu ngubu mfite abana bane nta umugore yarantaye nta kintu mfite guhinga nyakabyizi
ngo ngiye ko umudugudu ari Gatongati, ndamunzi bamwita umuyobozi wa Gatongati bamwita Paul, niwe mudugudu waho, reka muhamagare mubaze iki kibazo ko yaba hari ikintu akiziho, sibyo? Ndumva irimo iracamo, reka twumve. Uravugana na executive w'akagari ka Gatuna. None se hari umuntu haryo wabwiye ko witwa Niyo Nkuru. Umuntu bita Niyo Nkuru uri muri uwo mudugudu afite ikibazo cy'uko yari yasohotse mu bantu bazahabwa inka, kandi n'ubushobozi ngo arabufite bwo kuba yakorora iyo nka nawe akiteza imbere, kurumva ni gahunda ya leta. Ariko afite ikibazo cy'uko iyo nka itabonetse, kandi afite amakuru afatika y'uko mwaba mwaramusimbuje undi muntu bita Geregwari, mwitwaje ikintu cyitwa amafaranga. Icyo kintu hari ikintu kiziho ibintu ndi Yego. Ubwo rero twazabona na kwa kabiri mu nteko y'abaturage abasobanura neza batekereza kuko ndi n'ahantu numva biri gucika muri leta bakarimo arakeka kutazifasha kumva neza. Ngiye ndimo ndakumva ariko se ikibazo gatoya, bibaye ngombwa ko ibi bintu bigufata hakagaragara ko hari umuntu waba waraguhaye, hari ibintu twumva ngo ibiziriko, ngo iki, ngo ikiziriko, ngo 20, ngo 30, ibyo bintu biza gute muri gahunda ya leta? Niko anyibwiriye n'amakuru afite n'abatangabuhamya, icyo kintu yamaze kukimuha amakuru ahagije. Yego. None se ngiye ndi kureba kuri liste, ndareba kuri liste mfite hano ngasanga Niyo Nkuru agomba guhabwa inka. Rero buriya ndabona mfite gahunda yo kwakira abantu benshi uyu munsi. Wabugiye noneho kuwa kabiri nzaza gukoresha inama ari mu mudugudu wa Gatongati. Inama ibabura wa kabiri se ntuyizi? Iyo nama nzaba nyirimo, rero tugomba kukigaho sohoka igende, kandi ikibazo cyenda gikurikirana. Mubese ko tutagomba kurenganya abantu se? Binakubaza rwose mu ndenganure. Sawa rero. Akibazo birubinje mu bikurikirane. Sawa. Batije kunyura ndamubona ngo aragana ikari gukina. Arimo Ninjire. Icara mbwira ikibazo ufite. Ndabona amaso ataraye. Hajya amazina y'u Rwanda. Siyeri.
ndumva twarigeze no guhura twarahuye ndumva twarahuye duherukana ugiye kugenda urimo kuvuga ngo ukunzi iwanyu ngo mukavaye ni umugome unyita mudugudu nari nacanganye ntabwo burya ndi urugiti bya bibazo byanjye n'ibyo narinjemo n'ubu byaranze none ubu nge byaranze bazi ko byansanze nta hantu nari byambereye ingorabahizi nuko sinzabwa ikintu namwe muze kumfasha. duherukana rero unyita mudugudu narakwihoreye kubera ko nabonaga ufite ibibazo byinshi ariko ntabwo ndi mudugudu ngewe executive sibyo nari nacanganyikiwe n'ibibazo no kuba mfite umunaniro no mu mutwe gutekereza cyane nibyo byambangamiye rero aho sori nibagiwe nibagiwe kwizegeza neza kuko mwibariza bamutipe amakuru yavuze reba umutipe tugeze guhura uribuze kunyihanganira pe mba nagize ibibazo ibaze ko ndino kuvugisha ndimo ndavugishwa pe ariko uranyihanganira nyine nakundi bibaho cyane ariko ntuzacike intege kuko urakenewe cyane mukeneye amakuru arya uriya Paul niwe papa wawe ariko ayo makuru numvise y'ibura ry'urya mubyeyi ngo ni nyina wanitanga ninde wambwiye nde cyage ni nitanga ninde nishaka nitanga Joseph okay ukeneye amakuru rero uravana yampaye yose nanjye nicyo nazi pe utanga ikirego uburise ugomba kuba uriseriye sibyo ibintu byo kurya ntabwo bari byiza sinabikubwiye umuntu w'umusore ubona ko umaze gukura sinzi imyaka ufite ariko ubwira byose imyaka yo gukura ndayifite kandi buriya uri n'intwari cyane mu bintu bishobora bake cyane ndabeshya ntabwo bisa ndashaka rero ko amakuru uyampe papa we ni Paul ko wambwiye uriya muhungu w'iwanyu bamwita ngo nitanga Joseph niwe wabuze umubyeyi niwe waburi umubyeyi jiwe ni murende birababaje n'agenda bidigo baze ko agahinda uribuze kunyanganira nuze kubona nameze neza kuko nanjye barabimbwiye yayanganije arambwira ati uriya ni muyomba wanjye ariko niwanyiciye ababyeyi niwangize imfubyi niwangize kuba ameze gutya narangije kwiga nkabura akazi nkaza kwirirwa mbatekera kandi yari afite amahirwe menshi yo kwiga yo kubona akazi kuko yari yarize neza yaranatsinze ntabwo nyine cyenda gutyo ndashaka kwandikira konfikasiyo ukaza kuyimpera papa wawe uritanga use nk'ujyayo sibyo kandi ntimutere induru mubwire ko ari akantu nako ndayandika ni ikintu azaza gusobanura hano ndamukeneye cyane sibyo ikire uragenda ukamumpere ugiye kugenda umunshyirire kano gapapuro harya bamwita Paul nde Paul manuka nawe nzayo Kamumba we
bimeze neza nta kibazo. abagaye Ni wabagaye igihe nyine turaziranye. Nyine simbizi niba tuziranye gusa nyine ndeke ngende ndimo nihuta. none se nta muntu mwaba mwaraburanye Ko bari n'abantu benshi. Ni benshi. ni bande se basi b'ingenzi uzima mwaba mwaraburanye Ikindi sita ntabwo turi kumwe n'urugendo rw'iki ubundi mbega muri maciye singiye nibera kwa marume. nese mushiki wawe witwaga sinakubwiraga ngo gusezera uri bwakunde nawe reba si ureba Twese ko musetse we witwa nde witwa? njye banyita Tuzuru ntabwo wamenya gusa inshuti y'umukuru Mbese witwa nde? Nde? Samine Sha? ninde We witwa nde? njye nitwa Shamini Ufite musaza basi namumenye. ndamuzi afite musaza wanjye twaraburanye kandi mbonye ari wowe Ubonye ari njyewe. Ubwo twabonye mbese njye nitwa nde? musaza wanjye yitwaga Joseph siko witwa se siko witwa Nganya nabo Paul. Okay. Bakamunshyirira. mbese uyobozi nakugoye ntabwo waza tukajyana ubwo kugira ngo ngire amasuri ni ikibazo bari tukajyana Rero kujyana ntabwo byakunda namba ndi mu kazi kenshi gusa hari inama nteganya kuzaza kuko ariko nshaka kubanza kubona na papa wawe. Hari inama iba buri wa kabiri muyizi se n'ibyo iwanyu muri iyo bitugu by'iwanyu. Okay. Aka gapapuro rero uragenda ukamumbere na nomero ya telefone agomba kuzamuhamagara abaye agize akandi kabazo sibyo uragenda urimumubwire agapapuro uragenda ukahe papa wawe ni confication bari munshyirira uze kuyimumbere. Ese ubuyobozi ko nakubwiye ko njye ntashobora gusubira muri aho wakihanganye n'ubundi ko abantu bari hano nanabasaba umwanya basi n'iminota 30 tukajyanayo basi akamwihera birababaje mu kuri kw'Imana. Bo ndabona rero ngiye no kujya muri pause reka tubanyarukire nanakamwihere sibyo nibyo byaza koroha kame simba ngufashije se Kuri kw'Imana uravuye kandi amakuru ntuzatinye kuyatanga imbere y'ubuyobozi uri mu butabera kandi leta y'u Rwanda irahana kandi nawe nsanze hari ibintu byinshi inyuma ku ihohoterwa ry'uwo mwana. nta kibazo wowe ngo tujyane basi niyo nanafungwa cyane naba narabikoze nkabihanirwa basi ariko ngabo numva nekana nta kintu nikeka kandi na papa nta kintu yikeka ngo byaba ari byo byiza numva babije tujyane. Okay sawa reka tugende sibyo Nijyo disi wise n'abantu bose bari uraho boss wanjye muraho yego nyakubahwa amakuru ni sawa sawa biragenda biragenda gake gakeya urubanza rwawe se bigeze hehera urubanza rwanjye se nari kumamagara kuri telefone mu gitondo mwankunze kuza tubijyemo turebe ibyo ari byo nyine naguhamagaye rwose ngo urebe ukuntu wandwanaho bwira rero uramangaye Gasana naramuburaniye yaratashye Alegisi yaratashye Manuel urabizi yaratashye kuwa kabiri se yarari naha ntabwo amubonye yaratashye baba bose nagiye mbaburanira niyo mpamvu nanjye umuntu wakundangiye akwizeho ubushobozi pe ariyo mpamvu nanjye mvuge ni byanze bikunze ikibazo cyanjye ugomba kukikoraho reka oya ndagikemura nibirize ko ngenda mbikemura nicyo ngukundira ngushimiye rwose utaragira icyo nkorera ariko nabibonye uragira icyo ukora ndabikora ahubwo uramagana buriya rero buriya rwose nka 500
500 usika abandi bagenda bama miliyoni 2 imwe n'igice urabona umukene nyine ni agasambu nyine nshaka kugurisha kugira ngo mfashe umuhungu wanjye ubwo rero kubera yuko adufaranga ari dukeya mfashije kandi ni umukiriya yambwiye yuko byanze bikunze wamfasha ubwo rero wihanganye rwose ukamfasha byagenda neza kamwerekeye basengera ibihumbi ijana menye ngo 600 n'ubundi 100 ni iry'amatike nanjye nzangenda utudokima nutwara ku karere ku kagari ku murenge ahantu hose amatike ni onongeraho 100 nzasigana 500 ntacyo buriya aho kugira ngo ugenze asuzugurwe n'abashenzi n'abajinga sibyo nakwemera ibyanjye bikagenda oya je nanjye ndabizi neza nakwemera ibyanjye bikagenda rwose uri kumva ndaruburana pe umva ndaruburana icyo ni ikintu niyiziho nyirego ndaruburana kandi nzatsinda ndabizi erega njye n'uwakundangiye yanyizijeje yuko ufite ubushobozi oya ubushobozi ndabufite niyo mpamvu rero nanjye nakurebye ariko ayo 600 rwose nta kibazo ubwo ikintu tugiye gukora tugiye gushaka amadosiye uransaba iki n'iki usa amadosiye ikintu cya mbere ugomba kunzanira harya ngo ni umuntu warengereye nyine muri makeya mbo ni isambu nshaka kugurishamo iyo sambu rero ni iya mushiki wanjye ubwo hagati y'aho ngaho ni imiryango ni isambu y'umuryango ubwo rero kubera ko mfite n'ikibazo cy'umwana ni isambu y'umuryango urumva yuko nyine ubwo ari iy'umuryango nawe urabyumva ubwo hagati aho ngaho ni mu buryo bwo kuhanyanganya uburyo butemewe nkundira icyo rero nicyo mbakundira ibyo ndabikora cyane ndabikora rwose ibyo ndabikora mbashe kwisayidira mu rugo urumva n'umuhungu wanjye yere kugumya kundeba nabi urumva ako gasambu nyine natwe tugakenyerera urumva ko nawe nangerega amafaranga marizi yuko nta muryango imbaga nari nariye gushaka arira nyamara ubuzi ukuntu nagukundaga ubu nawe ntabwo waruzi uburyo nagukundaga no ku buryo nakubura karagahinda noneho ngewe umva nari nzi yuko byarangiye ubwo hano mu rugo nyine ahangaha ni rwa serera sha umva ahangaha nta muntu tuvuga rumwe haba iyo n'umwe none ikimenyimenyi suzi ya mitungo se dufite umva maruma ashaka kuyitwara yose raje rebe ntabwo ko cya gihe matubwira ngo dufite marume ubinaha ubwongo nyine wanjyanye ngo nayo turi kubana none ubwo ngubu yangeretse ko nijya amafaranga miliyoni 2 murakaye miliyoni 2 nanze kuva hano nyine kugira ngo atazavuga ngo nibyo yazijyanye ubu miliyoni 2 zindi ku mutwe ikindi ahangaha nyine agurisha hariya ngomba kuzapfa nyine mama wundi uko no gushaka uburyo bwo kugira ngo babone uko banyereza imitungo yacu gusa ntabwo bizakunda yewe simbizi ngwino nyine ngwino ubu nyine ni icyo bimeze ngo miliyoni zingahe miliyoni 2 ngo miliyoni zingahe 2 inde bitebuka biriya bigira byose ntabwo ugomba kunyereza imitungo ya data dore ubu nyine niyo gahunda ihari n'umushita simbizi nyine umushita dore nyine mwinjije muri ibi bintu ariko sinanzi ko nibwana bikuru oya uyu nguyu ari inshuti yawe uko mubwira byinshi birenze gusa kamubwire ngewe nimba ahubwo ubwire ndetse rero ko ushobora gukora kombirenze ahangaha
sikomba simbizi nimba rwose kamubwira ubu byaramenyekanye nyine ahantu hose yirirwa abwira abantu bose ba mudugudu ubu n'umuhungu aherutse kugenda nta kindi kintu bapfuye nibyo bapfuye gusa zama miliyoni ebyiri zatumye batandukana miliyoni imwe ebyiri gusa kamubwira nese ubu kubangana nawe birakubangamiye si ukubangamirwa gusa mbonye hano hantu najyayo ariko muvuga ngo ngiye yavuga ngo nacikanye miliyoni ebyiri siko bimeze nanjye ndavuga ati rero sifite kuzataka nyamurika bari undebe gusa nyine nawe azagurisha rwose mwihorere mureke uze twigire mu ndayakeneye rwose agomba kujya poshe rwose ubwo ndumva twagenda nkaguha amadosiye akenewe sibyo hanyuma ibindi ukabikurikirana vuba wowe genda ubinzanire vuba oya genda kugirira vuba ndabizi ibyo ni ibintu nyaboneka dowe iminsi iki batangiye kujya no hangaho Shami kuri kuza wanze kuyana Shami waretse kuyana waretse kuyana Shami biriza Shami biriza Shami biriza ukungana ntabwo byatuma banyereza imitungo ya mama ibyo ndabyishimiye Shami biriza umva Shami hati hano ngo ni kwa mama biriza mu buryo kuko nyakora amakunda kurora ndabivuga ibyo ndabimenyereye maze wowe ubu se pasi ubayeho aho ubaye pasi wari umva unezerewe Inyange mukozi hano nyine nibikoma tuvuga data ntabwo yaturaze kuba abakozi ariko neza uranze bakugize umukozi mbona nabigeze buriya nyine ni ahantu nyine muri secondaire gusa bibaye ubwa mbere n'ubwanyu aha bazahagurisha nanjye barankingura niyo gahunda bafite Shami bazagurisha aha nanjye barankingura ubu tuvugana bari gutegura n'uburyo batuga kugira ngo kuko nzi ikintu kibona ni uguteka nkanyarira mu nkono none ubwo ngubwo koko nari nzi ko disi we nari nzi ko ukomeye biragoye kuva musaza bagereshe mu buzima bumeze ubu turya tugasigaza Shami ntabwo nyine pe hangane ngenda reba rero nkabona sinzi pe gusa ugenda ubwire nyawuro ngo nyokorone wacu ugenda umubwire ngo azagurisha aha nanjye barakinguye ashobora no kuza mu kanya ahubwo simbizi sinzi ahantu yari yagiye ashobora kuza ariko ari gushaka ngo abavoka bo kumuburanira nyine pe ibirumva biri serious ahubwo birakomeye ndavuga ngo use ndegeye wirira reka nze pe umuzanire ku mazi wirira naje mwana naje Shami uracyari kira waretse kurira asa Shami undeba ukirira koko nanjye kwiterera umuti nyanya ese gufasha ibyo bintu ugiye gufasha ibyo bintu ubu niko mbayeho nyine ubu ngiye kujya gutera inyanya ariko ndareba nawe urimo urareba uzazisarura
zaba ari izawe se ariko kuko biranze hano ubaye umukozi wabo. Ntabwo nuko uravuga utazi imyenda iri hariya hanze. Hari basi imyenda barunze niyo abaturanye agenda akazi niyo nyine ngomba byose ugafura. Ngomba kuva ubu ngubu nyine bisubira ku mwambaye se. Dohe. Yewe. Juvuga. Ahubwo ndumva andareba basa nkaje. Basa nkaje pe. Ari hehe? Kumva yaje nyine ndabizi. Ari hano hanze umva. Aho kimbere nabyo ndakubeshya. Dusa nkujya. Bikamabwira. Samuyishani ibintu. Samuyishani ibintu mwumve ko ibyo ngiye. Wasi ubundi bwo bw'ingo biki? Umuri mu biki kwe? Uri mu biki? Buretse mbaze nkuba. Nasize mubwira agenda ntere inyanya. Urumva? None ndebera nkubirebye nkutse. Ubize sasa 11 ntabwo yajyayo. Nese ubu turafata amazi. Imirimo atugera izuba ryarenze. Imirimo nagusigiye ntabwo kugaburira. Wasize ivarisi imyenda mu ifu. Ntabwo kugaburira. Wavuze ngo ndeke. Muropinzi yose nyirangiza. Kundi kuca kamunani naki. Ahubwo we nutagenda neza ndabona turaza ugiye gusa naho uhangana nanjye. Ubwo urumva naguciye mu ijambo. Urumva ko asigaye gusuzugura. Yaguciye amazi. Usubona kandi no mu yaguciye amazi. Ariko ndabona ko bisanze mu bwoko cyane. Nako bamaze kuza. Sigamo kamaze kujya byega. Amufata imitishi inzari cyo amaze kubyina. Rero ko no muri muteye turanye. Amaze kubyina. Urumva umaze kubyimba kweli ukavuga uti umaze kuzana akaboko ahubwo amahereza azana kazamutagukubite hasi kandi inama ushobora kugira azagukubita nanjye narabitekereje umuntu usigaye ubwira imirimo akanga kuyikora ubuse izuba ryarenze umuti w'inyanya yatawuteye uri kubyumva ndabona ushaka kundeba mu bwonko sibyo ngiye mugiye ngusigira akazi ubinyanya zanjye n'izuba wabaye ukazitera umuti ibindi ukaza kubikora byarangiye none ndebera saa 11 ngo ugiye gutera umuti uburyo ngo nzakugirane kwe ntabwo ari wowe ndikubwira indeze wowe nabyumvisha none urajya ngo kugirane ngewe none ngo ari ikikabwe nari ngiye kugira uyu muntu umugirane kwe tuzire gukora uriya uyu mwana asuzugwe no mu tarasubi ariko uzi ko ari byo fatarabizo sinye fatarabizo nagaturutse rero kabyara urabyara turakurerera noneho mugiye kunkubitira iwanyu nibyo mushaka ubundi kwanza wowe utera uturuka uyu munsi nudasohoka ndasohoka nibyo utangiye nudasohoka nakubwira urashaka kurwana nibyo byakuzanye musaza wanjye mumwishe nabi mumugize umucakara wanyu abana mufite twarabaneze